Hello everyone, muraho neza. Nkuko bisanzwe uwo muri kumwe ni Bigirimana Theoneste, umuyobozi w'umushinga uruziga rw'uburinzi. Uyu mushinga mu kiganiro gitambutse twarawuganiriyeho abadukurikiye n'abataradukurikira, twagira ngo tubararike tubamenyesha ko hari ikiganiro cya mbere cyatambutse. Icyo kiganiro gisobanura umushinga mu ncamake, turi kurarika buri muntu wese kugira ngo aze atujoininge cyangwa se adusange atwunganire muri iyi gahunda twihaye yo gufatanya gukemura ibibazo bitandukanye bibangamira umuntu mu mibereho myiza, mu iterambere n'ibindi byose. Aha ngaha rero twakomeje kuvuga uruziga aho rukomoka. Ijambo uruziga rw'uburinzi rituruka hehe, turabisobanura. Dusobanura umushinga mu ncamake, uko tubifuza ko muza dukomeza kugarura ijambo ryitwa ubwato mu nyanja. Ni ishusho, ni ikigereranyo twahisemo kubwira abantu ngo baze. Ubwato ni bunini, inyanja nayo ni ngari, irimo ibibazo byinshi. Ubu bwato bukeneye ubwenge bwinshi cyane n'ubuhanga na experience cyangwa se ubunararibonye, kugira ngo twese dufatanye. Abagize amahirwe yo kwiga bagasobanuka bakamenya byinshi, abataragize amahirwe yo kumenya byinshi nabo baze dufatanye. Ubu n'ubwenge karemano buri gukora, n'ubwenge butandukanye. Turabararika kugira ngo muze mudufate, tubyita kudufata mu nkokora, kugira ngo ibintu byacu bigende neza, byaguke nk'uko tubivuga. Uruziga rukwiye kwaguka. Rwatangiranye n'abantu 6 muri buze kubona mu biganiro bikurikira iki ngiki, ariko dukeneye ko namwe muza mukinjira mu bwato. Imyanya irahari, buri muntu wese yabona aho yicara, hanyuma tugatuza tukaganira neza, tugahuza ibitekerezo ku bibazo bitandukanye turimo turabona bibangamiye ubuzima bw'abantu muri rusange, mu mibanire y'umuntu n'undi, mu rugo, mu rukundo, muri politike, mu miyoborere, mu itorero cyangwa se mu idini. Ibyo byose nibyo duhuriza hamwe, tukaganira, tukajya inama, tukajya tugera ku mwanzuro twumvikanaho. Uwo mwanzuro akazaba ari wo tuzagenderaho. Twahura n'imbogamizi tukongera tukagaruka. Abananiwe mu nzira, hari ubundi buryo twise bwo gufasha abanyantege nke. Nibwo twavuze ngo dufite indi groupe y'abantu bashinzwe gusengera umushinga, gusengera abagize ibibazo mu mushinga, kugira ngo nabo babashe kwaguka. Aha rero muri iki kiganiro nagira ngo twivugire ku kirango twahisemo. Nk'uko mubizi, umushinga wose ugira ikirango. Umushinga wacu rero nawo ufite ikirango. Icyo kirango kigizwe n'ibice 3 by'ingenzi. Ibice 3 n'ubundi ni ibice 3 bigize ubuzima bw'umuntu. Umuntu wese cyangwa se ikiremwa muntu kigira amateka y'ahashize, past, background history. Iyo umuntu akubwiye ngo wabayeho gute ahashize, ikiremwa muntu kigira amerekezo, kigira ibyo cyifuza kugeraho, aho ni ahazaza. Ubwo rero mpise mfata uyu murongo wahuranya ikiziga. Ufite uducumu 2, agacumu kamwe karareba ahashize, akandi gacumu karareba aho tugana, ahazaza. Hanyuma igice gikomeye ari cyo cy'uruziga niho ruzingiye nyine. Uru ruziga, uyu muzenguruko mwabonye wanditsemo ijambo cycle of protection cyangwa se uruziga rw'uburinzi. Uru ruziga rurimo ibice 2. Uru ruziga murabona ko rufite aho ruhera
hari ahantu hari uruteranyirizo muri uyu murongo, ushobora guhera hejuru utsinda. Hari ijambo ryitwa ngo success, intsinzi, gutsinda. Ukatsinda ukabaho mu buzima buryoshye, ibintu bimeze neza, ariko hasi ukaza gukora iki? Ukaza gutsinda. Waronse, wakoreye amafaranga, wahembwe, ibintu byaryoshye, ariko uhise ugira ikibazo gikomeye gitunguranye, umwana ararwaye. Ya mafaranga wakoreye agiye kwa muganga. Utangiye guhangayika, stress. Aho ngaho rero urumva ko ya mafaranga twinjije ajemo n'iki n'ibibazo biyajyana. Ako rero urumva ko no gutsinda no gutsinda. Uruziga rero, ubuzima bugizwe no kugira ku bintu byiza, kugira ku ntego nziza wihaye, ariko ukagera no ku gutsindwa, bya bindi wiyemeje, kwa kundi wifuza ko ubuzima bwawe bukwiye kumera, ukajya ukabona ikinyuranyo cyabyo. Urwo ni uruziga. Uyu murongo rero njya nkunda kuvuga ngo n'abakunda kuvuga ku bijyanye n'igipimo cy'ubuzima bw'abaturage cyangwa se bw'igihugu, impuzandengo. Uyu muntu ari munsi, arakene. Haba hari igipimo bavuga bati uyu muntu ari munsi y'umurongo w'ubukene, yinjiza amadolari aya n'aya ku mwaka, ari munsi. Uyu muntu ni umunyantege nke, uyu muntu akeneye ubufasha. Aho rero urumva aba ari munsi y'iki? Aba ari mu kunanirwa. Aka kantu rero kitwa success and failure, gutsinda no gutsindwa, nirwo ruziga twagarutse. Igiteye amakenga rero muri uru ruziga, twaje kwitegereza dusanga intambara turwana zose, gutsinda kwazo cyangwa gutsindwa kwazo bifitanye isano na hashize. Wa muntu wabayeho mu buzima ubungubu bugoranye, wigeze apiganira akazi runaka, umwanya runaka w'akazi, arapigana, akora nk'inshuro nk'eshanu atsindwa. Ubwo ndavuga barangije amashuri, bageze igihe cyo gusaba akazi, ariko igihe kirageze noneho kugira ngo ajye gupiganira undi mwanya, kandi noneho uwo mwanya agiye gupiganira ni umwanya urenze, ni umwanya nyine urimo umushahara ufatika, urimo akazi, umwanya w'akazi karyoshye, reka tubivuge gutyo. Yarangiza ya mateka yahashize arongera akagaruka. Hari ijwi rigaruka muri we rikamuganiza, rikamubwira ngo ariko se ubundi wowe utekereza kuri nde kugira ngo uriya mwanya uwubone? Uyu mwanya se wowe urinde kugira ngo ube umuyobozi w'ikigo gikomeye nka kiriya? Wowe urinde kugira ngo ube gitifu w'akarere? Urabona ibyo bintu byakunda wowe? Ese wowe nta nubwo ureba naho uvuka, nta nubwo ureba n'ahantu wanyuze? Yego diplome urayifite, yego uri n'umuhanga, ariko se wowe urinde kugira ngo baguhe uriya mwanya? Ese ubundi wari wabona imbwa yuriza igiti? Nubona imbwa yuriye igiti, igihe cyose uzajya umenya ko ari umuntu wayurije. Ibyo biganiro rero biba biri kubera inside, indani muri wowe. Ubu uri kuganira n'izindi mbaraga zitagaragara, ariko izo mbaraga zirenze uko ubitekereza, kuko ziguha ingingo zifatika, zikakwereka uburyo ki ibyo uri kurwana nabyo bidashoboka. Ushatse wabireka ukazapigana akandi kazi kajyanye n'ubushobozi bwawe. Ubundi uriya mukobwa kuri kwipasa muremure, ni kuvuga umukobwa cyangwa se ni kuvuga umuhungu, urabona we yakwemera? Ubundi wowe uri iki kugira ngo kwemere? Hakujya ubona abantu bamushagaye, abantu bamuzengurutse ukuntu bangana, urabona we byakunda? Harya ngo yarakubwiye ngo aragukunda? Gusa urabona ibyo bintu bishoboka? Urumva hari kuzamo ikintu cyitwa kwitinya, hari n'ikintu cyitwa guhuzagurika. Kubera iki? Ya mateka yahashize agarutsemo, ibitaragenze neza, uwuriwe, kubera ko wabayeho mu buzima bukennye, kubera ko utageze kuri biriya, ibingibi ntabwo byakunda. Urumva iyo haje ryajwe ry'urucantege, cyo bita découragement, tuzanabigarukaho mu biganiro bitandukanye, uzasanga kujya gupiganira cya kizamini
tugeze ku cyo bita opportunity, amahirwe wari uyabonye ariko amahirwe ugiye kuyarata kubera ko utafashe ingamba neza ngo uhagarare wemye, cyangwa se hari bagenzi banjye bajya bakunda kumbwira akajambo keza ngo kugira ubwema, ngo ese umuntu afite confidence, afite ubwema, uhagaze neza, uri kumva ushobora gupigana, uri kumva bishobora gukunda. Ikintu rero cyitwa guhuzagurika kubera amateka n'ubuzima abantu babayemo bugoranye ahashize, ni ikizamini abantu twese dukunda guhura nacyo kugira ngo ubashe guhangana cyangwa se guhatana n'icyo wifuza kugeraho. Nibwo uzasanga umuntu yadepoje, yatanze dosiye ye, byagera ku munsi wo kujya gukora ikizamini akavuga ati ubundi sura twikitike ryawe, ntuzi ko na essence yahenze, ariko twikitike ryawe ujye Kigali cyo gukora ikizamini Kigali, uvi Rusizi cyangwa se uvi Kigali uva iburasirazuba ujya gupigana Rusizi, urabona ibintu biri buvemo. Ugize kubura umukene n'utwo dufaranga ugiye kudutwika. Aha hantu rero murumva cya kintu twari tugiye kugeraho, twari tugiye kurwana nacyo, guhatana, bigiye kuducika, biratujabutse. Wa mugani w'abajene ngo biramujabutse, ukabona umuntu umunsi wo kujya gukora ikizamini arabihagaritse, ngiye singiyeyo. Ese petit frere kutagiye gukora ikizamini kandi wari witeguye rwose, uri tayari, dosiye bana guselectionnya cyangwa se bagutoranyije mu bazakora ibizamini, kuki utagenda? Wapi bana, numvise bitandimo ndabireka. Ese koko nuko bitakurimo, cyangwa ni ibikomere, reka ni ibisigisigi, ni ibisigisigi by'amateka yahashize. Iryo naryo nubundi buryo bw'iki, nubundi bwoko bw'ihungabana. Numva rero mise mvuga ku kintu cyitwa uruziga, nonaha ubuzima tubayemo, ibyo twifuza kugeraho. Murumva wa muntu ntabwo azavuga ngo nanjye ndashaka kuba gitifu kandi atakoze ikizamini. Murumva amahirwe yamaze gukora iki, yamaze kumucika. Ibyo nibyo tuzagenda tuganiraho. Ahazaza umuntu arapanga imishinga, agapanga iremereye, agapanga niyoroheje, ariko umuntu kugira ngo agere ku bintu bikomeye agomba kuba nawe akomeye, ashikamye, agomba kuba afite ubwema, agomba kuba afite confidence. Ese kugira ngo umuntu yubake confidence na ya mateka yahashize na bya bindi byose biri kumubaho nonaha, ese biraza gukunda? Birasaba ingamba, birasaba ubuhanga, birasaba ingufu zindi na ya masengesho, birumvikana kugira ngo umuntu abanze abone umutekano wibanze, atekane, abe stable, atuze, narangiza ahatane nk'abandi, agere ku byo ageraho. Bya bindi twita ngo ni amahirwe, nabyo tuzabigarukaho. Hari abantu batanizera amahirwe bitewe n'imitekerereze yabo, ariko nyine ni ikinyarwanda opportunité. Icyo nshaka kugeraho ni amahirwe, nzakigeraho bigenze bite? Ahazaza n'ubundi haragaruka kuri nonaha, ubuzima bwa nonaha. Ese ubu ko ndi kubona nabuze n'ibyo ndya nanaburaye, ko nabuze n'ibyo ndya saa sita, n'umunyeshuri uri kurangiza kaminuza, uri ku ishuri, uri kubona ikirere kitameze neza, akabona nta kintu afite ku mufuka, hase buriya biriya bintu nzabigeraho? Ko nteganya kubona ikibanza i Kigali, ko nteganya kubaka i Kigali, ko numva nshaka akazi, nshaka amafaranga, ko numva nshaka gukora cyane kugira ngo nzamure umuryango wanjye, kugira ngo nanjye nizamure, kugira ngo mpindure ubuzima. Urumva wa muntu afite imbaraga zo gukora, ariko ubuzima bayemo nona ryajwe irongera ramubwira ngo ariko wowe uri mwene nde, uri igiki kugira ngo utekereze ibintu binini nka biriya? Akuze kuri kwipasa muremure. Ese umuremure ni uwuhe? Hari abana twajyaga tubaza kera, natwe barabitubajije, ngo ese kuri kwiga urumva wifuza kuba nde? Umwana ati ngiye ndifuza kuzaba perezida wa repubulika, undi ati ndifuza kuzaba meya, undi ati ndifuza kuzaba umucuruzi ukomeye. Noneho undi akaza kuvuga ngo ngo wowe ngo wa perezida wa repubulika uri kwiga mu ishuri utsindwa uba mu bantu ba 20, 20 mu banyeshuri 30, ntabwo bishoboka. Ahubwo uzabe perezida w'akarere, akaba nyine akujombyemo akandi kantu, ntabwo uzaba perezida wa repubulika abana, ahubwo uzaba perezida wa koperative y'abakarani, ureke kuza kutwiri gutubeshya hano ngo uzaba perezida wa repubulika. Ariko twibukiranye izo nzozi kuzigira ntacyo bitwaye. Uwo mwana kuba perezida wa repubulika
byakaba ari uburenganzira bwe kubitekereza, kuko agenda akura, agenda agabanya ibiciro, agenda yisobanukirwa, agenda amenya icyiciro kimubereye. Uko umuntu agenda rero akura bigenda bimuha forme cyangwa se injyana y'ubuzima bwe n'icyerekezo akwiye kuba arimo. Perezida nawe twibukiranye ko nawe yari umwana kandi nawe yabigezeho, ntago yigeze abitindaho cyane, yarabitekereje. Ahari yenda ntago tubyivangamo, ariko icyo nashaka kugarukiraho yari umwana, nawe yigeze aba umwana, kandi ubu ngubu ni perezida wa Repubulika nk'uko wa mwana arimo arabirota, kuko abona perezida wa Repubulika akabona biraryoshye, ni byiza, afite icyubahiro gisabwa n'ibindi. Numva rero tudatinze ibyo nibyo tuzagenda tuganiraho. Urwo ni rwo ruziga mu ncamake. Aba bafite ibindi bitekerezo, ibindi bibazo batubaza kuri iyo logo bazatubwira, ariko injyana y'ubuzima ni iyo ngiyo. Twahisemo gukomeza tuzenguruka ku buzima bwa none aha tubayemo, kuko nibwo kibazo, nibwo buri kwangiza ahazaza hacu, nibwo buri gutuma ahashize hacu dukomeza kuhatinda kandi ntacyo twakagombye gukurayo. Ibintu nk'ibyo. Murakoze rero, ndabashimiye. Ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe, ntimwibagirwe gukanda kuri like, ntimwibagirwe gusharinga, gukanda kuri share, musangiza ibiganiro byacu abandi, kugira ngo nabo babe member cyangwa se babe abanyamuryango w'uruziga w'umushinga w'uruziga rw'uburinzi. Mukande no kuri kazogera kari ku ruhande hepfo, murakabona, hanyuma mujye mubona ibiganiro byacu, kandi tubararikiye gukurikira ibiganiro bikurikiraho. Murakoze.